Bene data bavandimwe mwanejejwe no gukurikira ijambo ry'Imana, nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza twigamo ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nejejwe no kongera kubana namwe muri bya byigisho muzi twatangiye, ndetse turi kureba ikibazo gisa nk'igihangayitse cyane kandi gishobora gutuma umuntu yibaza impamvu y'ibyo bintu. Kandi turi kwibaza ikibazo muri iki cyigisho cyose twahaye umutwe uvuga ngo ni gute umunyabyaha yakwakira imico y'Imana. Kandi muzi yuko mu byigisho byabanje twagiye tureba uburyo ibyo bintu byagenda, kuko muribuka yuko mu mugabane wa mbere w'icyigisho twatangiye twari twabonye yuko kamere y'umunyabyaha ari umwanzi w'Imana. Ndetse muzi yuko muri icyo cyigisho twabonye yuko umunyabyaha afite kamere y'icyaha, kandi iyo kamere ituma umunyabyaha ibintu by'Imana bitamunezeza, ituma ibintu by'Imana atabyiyumvamo. Ni nayo mpamvu abantu benshi cyane, abantu batandukanye, yaba abana batoya, yaba urubyiruko, yaba abasore, yaba abakuze, abantu bose, niyo mpamvu ibintu by'ijambo ry'Imana bitabanezeza. Ibintu by'ijambo ry'Imana biba biri kure yabo, kandi icyo ntabwo ari ikibazo cyabo, ahubwo ibyo bintu ni ingaruka z'icyaha, kandi ibyo bintu ntabwo Imana ibirenganyiriza abo bantu. Mu byigisho byatambutse muribuka yuko umugabane w'icyo cyigisho cya kabiri twabonye yuko ibyo bintu Imana yifuza kubikorera umuntu ishaka kumubatura mu cyaha ikoresheje urupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo. Muribuka yuko ibyo bintu twabibonye, tureba neza uburyo Imana yatanze umwana wayo witwa Yesu Kristo kugira ngo umunyabyaha icyaha kizamucikeho, maze agere ku rugero rw'ubumana, maze yambare ishusho y'Imana, agere ku rugero rw'ubumana mu buryo bw'umwuka, ase n'Imana. Niyo mpamvu tugiye gukomeza n'uyu mugabane w'ikiri cyigisho tugiye gukomezaho, tureba noneho uburyo ibyo bintu byakorerwa mu muntu, kandi ibyo bintu byabanje kugirwa n'Imana, ndetse Imana irifuza kubiduteramo. Niyo mpamvu tugiye kwiga umutwe w'icyigisho w'igice cya gatatu nanone uvuga ngo urukundo n'ubutabera by'Imana. Urukundo n'ubutabera by'Imana. None se nshuti yanjye, ushobora gutekereza uburyo ibyo bintu byose byakorera mu Mana cyarimwe? Mureke tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ize kutuyobora muri iki cyigisho, kandi ndabinginze kugira ngo mwogushe intego, Mwuka w'Imana abafashe, atubashishe kugira ngo twumve ikintu cy'ingenzi kirimo hano, kugira ngo ubwo tugiye kureba uburyo urukundo rw'Imana n'ubutabera by'Imana ari isanga n'ingoyi, bitume tubikunda. Kandi kubikunda no gushaka kubimenya nibyo byatuma umunyabyaha yegerezwa Imana, kandi nawe ibyo bintu bikamukoreraho. Nimureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu nyiricyubahiro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'umugisha uri gutanga ku bana bawe. Ni amahirwe agitanga. Twishimiye yuko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi ngo umunyabyaha wese wihanye amwakire. No muri uyu mwanya turagusanze Data, tuzi yuko wirengagiza ibyaha byakozwe mu bujiji, ariko ukabwira umunyabyaha uti nimba umaze kumenya ukuri ngaho ihane. Tugiye kureba uburyo urukundo rwawe ndetse n'ubutabera byawe byose ari ibyawe, ari imico yawe, kandi ibyo bintu ushaka natwe kubiduha ngo bitubemo. Turakwinginze kugira ngo uduhe umugisha. Uhe umugisha umwana wawe uteze amatwi iki cyigisho. Uhe umugisha umuntu wese ushaka kumva neza iby'urukundo rwawe n'ubutabera, uburyo ari isanga n'ingoyi, kandi ari imico yawe, ndetse ushaka no kubiduteramo. Ubuntu bwawe bane natwe muri iki cyigisho, tubisabye Imana ku bwa Yesu, amen. Urukundo n'ubutabera by'Imana. Tugiye kureba uburyo ibyo bintu byombi bishobora gukorera mu Mana icyarimwe. None se nshuti yanjye, ushobora kwiyumvisha uburyo ibyo bintu byombi bishobora kuba mu Mana icyarimwe? Reka dufate Bibiliya turebe isomo riboneka mu Kuva igice cyaho cya 34 ku murongo wa 5 turageza ku murongo wa 7. Haravuga ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi,
igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Imana ishimwe cyane. Muri uyu murongo guhera muri iki gice cya 34 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7 bari kutubwira imico y'Imana. Ndagira ngo mbasubiremo ayo magambo nshuti zanjye mwumve ukuntu akomeye cyane. Uwiteka amurikira muri cya gicu ahagarara nawe. Aha ni igihe umugaragu w'Imana witwa Mose Imana yari muraritse maze kugira ngo ajye ku musozi wa Sinayi hejuru ajye kuvugana n'Imana kandi ajye no gufata amategeko y'Imana. Murabizi neza yuko icyo gihe Mose yari kuri uwo musozi maze Imana ivuganirayo nawe ihagaze kuri uwo musozi maze irivuga mu izina. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwishi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Imana ishimwe cyane. Hano muri iri somo tugiye kurebamo ibintu bibiri kandi ibyo bintu byihariwe n'Imana, kandi kugira ngo umunyabyaha azajye mu ijuru nshuti zanjye turaza kubireba mu cyigisho. Umunyabyaha nawe agomba kuba amaze kuzuzwamo ibintu bibiri biranga Imana, aricyo cyitwa urukundo ndetse n'ubutabera byayo. Wambaza ute se urukundo n'ubutabera by'Imana ubwo se byahura bite? Nyine niyo mpamvu Imana ari Imana nyine. Niyo mpamvu abantu benshi cyane batajya biyumvisha uburyo umwana w'Imana yaje mu isi akaba ari Imana ariko akambara n'umubiri, akaba yarashobora kugerwaho n'ibintu byose bishobora natwe kutugeraho bikatubabaza, ariko akaba ari Imana mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu byihariwe n'Imana mu buryo bwayo kuko ari Imana nyine, ariko izo ni intambwe ebyiri Imana izatera mu muntu kugira ngo izamukure mu cyaha imugeze ahantu heza cyane ho kuba Imana itunganye. Ndagira ngo turebe neza iki kintu neza cy'uburyo Imana ifite urukundo rwinshi kandi ikagira n'ubutabera. Ibyo bintu byose bikaba biri mu Mana icyarimwe. Ibyo bintu byose bikaba bikorera mu Mana icyarimwe. Ubundi ubutabera buvuga ngo ubwo ngubwo ni ibihano. Nimba Imana yatanze umurongo abantu bagomba kugenderaho, uwo murongo nimba batawugendeyeho byanze bikunze ubutabera bw'Imana bugomba guhita bwubahirizwa. Nabwiye yuko ikintu kiranga Imana, imico y'Imana ari amategeko y'Imana. Imana rero n'ubundi ku mategeko yayo igihe yamaze guhereza umuntu umurongo agomba kugenderaho, iyo uwo murongo awurenzeho hahita hatangira ikintu bita ubutabera bw'Imana. Ubutabera bw'Imana ndagira ngo tuze kubusuzuma turebe. Ubutabera bw'Imana nibwo batubwiye kuri no murongo wa 7 turi kuwusoza bavuga ngo Imana ni inyebambe, ni inyambabazi, ishobora kubabarira abantu, ishobora kubatsindishiriza, ishobora kubakira igihe bemereye ko kugaruka imbere yayo. Ariko Imana batubwiye ikintu gikomeye ku murongo wa 7, ntishobora gutsindishiriza na hato umuntu wo gutsindwa nshuti yanjye. Ntishobora gutsindishiriza na hato umuntu wo gutsindwa. Ibyo bintu byihariwe n'Imana kandi tugiye kubireba mu buryo bwagutse kuko muzi neza yuko tujya dukoresha iby'umwuka kugira ngo dusobanukirwe neza n'ibyo bintu. Hano dufite igitabo narakibabwiye cyitwa igitabo, ni igitabo cyiza cyane cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ni igitabo nkunda kuko kinsobanurira kamere y'Imana ndetse n'uburyo Imana yadukunze urukundo rukomeye kugeza n'aho itanga umwana wayo witwa Yesu Kristo. Ndagira ngo twihute cyane turebe amagambo aboneka mu Wifuzwa ibihe byose. N'ubundi muzi neza yuko dusanzwe dukoresha kino gitabo kugira ngo turebe neza amagambo akirimo kandi n'uburyo Imana ishobora gukora ibyo bintu byombi bikaba biri mu Mana icyarimwe, kandi ibyo bintu bikaba ari by'Imana yifuza kuzaduhereza, natwe tukaba tuzaba tubigezeho kandi tukazaba tugeze ku rugero rwo kuzabana n'Imana mu ijuru. Reka soma amagambo ari kuri iki gitabo page 602. Hari amagambo avuga ngo urukundo rw'Imana rwagaragaje mu butabera bwayo ndetse no mu mbabazi zayo. Nshuti zanjye, urukundo rw'Imana rwagaragarijwe mu butabera ndetse no mu mbabazi zayo. Ubutabera nirwo rufatiro rw'intebe yayo kandi ni imbuto z'urukundo rwayo. Wari umugambi wa Satani wo kugaragaza ko imbabazi zihabanye kure n'ukuri ndetse n'ubutabera. Yashaka kwerekana ko gutungana kw'amategeko y'Imana bibangamira cyane amahoro. Satani ngo niwe wari umugambi we. Yashaka kwerekana yuko gutungana kw'Imana ndetse n'ubutabera bw'Imana bibangamira amahoro.
nicyo kirego yareze Imana mu ijuru ku bamarayika bari bahari, kandi ibyo bintu yakomeje kubihwihwisa mu ijuru. Ariko reka turebe umwanzuro byaje kumugezaho. Yashaka kwerekana ko gutungana kw'amategeko y'Imana bibangamira cyane amahoro. Nyamara Kristo we agaragaza ko mu mugambi w'Imana ibyo byombi ari insangan'ingoyi. Imana ishimwe cyane. Yesu we yavuguruje Satani, ahubwo mu ijuru ahamya yuko ubutabera n'imbabazi by'Imana ibyo byombi ari insangan'ingoyi, ntabwo bishobora kuvuguruzanya. Ntabwo kimwe cyabaho ikindi kidahari, inshuti zanyu. Ko kimwe kidashobora kubaho ikindi kitariho. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi ya 85 umurongo waho wa 10. Niko ijambo ry'Imana ritubwira yuko imbabazi z'Imana n'ubutabera birahoberanye. Mu mibereho ye ndetse n'urupfu rwe, Kristo yagaragaje ko ubutabera bw'Imana budakuraho imbabazi zayo. Mu mibereho n'urupfu rwe, Yesu Kristo yagaragaje yuko imbabazi z'Imana zidakuraho ubutabera. Icyo kirego ni icya Satani. Yeretse abantu yuko ubwo Kristo yapfuye ku musaraba, ubwo nyine ubutabera bw'Imana nta buhari, cyangwa se ubwo Kristo yapfuye ku musaraba, ubwo nta mbabazi z'Imana zihari. Ibyo ni ibirego Satani yagiye arega, ariko urupfu rwa Kristo ibyo byombi turaza kubireba yuko bibihamya. Kandi ndagira ngo tuze kureba ibyo bintu neza tubirebeye ku gitambo cya Yesu ku musaraba. Mu mibereho ndetse n'urupfu rwe, Kristo yagaragaje ko ubutabera bw'Imana budakuraho imbabazi zayo, ariko ko icyaha gishobora kubabarirwa, kandi ko amategeko y'Imana atunganye, ndetse ko ashobora kumvirwa. Ibirego bya Satani byaramaganwe. Imana yahaye umuntu igihamya gikomeye cy'urukundo rwayo. Imana ishimwe cyane. Mbese inshuti zanjye, muri kumva uburyo Imana yahaye umuntu igihamya gikomeye cy'urukundo rwayo ikoresheje urupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo. Satani yahimbye rero ubundi bushukanyi. Yavuze ko imbabazi zikuraho ubutabera. Satani akibara kubona Yesu Kristo apfuye ku musaraba, yahimbye ubundi bushukanyi. Avuga yuko imbabazi z'Imana zikuraho ubutabera bw'Imana. Avuga ko urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko ya se. Iyi ni inyigisho abantu benshi cyane bizera, kandi abo bantu ubwo ngubwo baribeshya kuko batasomye ibyanditswe byera ngo barebe ikintu ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko urupfu rwa Kristo rwahamije urukundo rw'Imana ndetse n'ubutabera, kandi turaza kubireba mu buryo burambuye. Iyo biza gushoboka ko amategeko ahindurwa cyangwa agakurwaho, Kristo ntiyari kugomba gupfa, ariko gukuraho amategeko y'Imana byari gutuma icyaha gihoraho iteka ryose, maze isi igahora mu butegetsi bwa Satani. Kubera ko amategeko atashoboraga guhinduka, kandi umuntu akaba yaragombaga gukizwa gusa binyuze mu kumvira ibyo ategeka, byabaye ngombwa ko Yesu abambwa ku musaraba. Kandi uburyo Kristo yakoresheje mu gushyiraho amategeko nibwo Satani yise ko ari ukuyakuraho, kandi aho niho hazaturuka intambara ikomeye iheruka hagati ya Kristo na Satani. Bavandimwe, inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko ibi bintu ntabwo bizaherera aho ngaho. Buriya mujya mubona abantu batandukanye bavuga kino kintu mukagira ngo yenda barakihimbe cyangwa hari ahandi bagikuye. Yesu yigeze abwira abantu muri Yohana igice cyaho cya 8 ku murongo wa 42 arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo byose arikira nibyo namwe mukora. Impamvu ni iyihe Yesu yabibabwiraga? Nuko abantu benshi cyane bafite umutima nk'uko n'ubundi wateye Satani kwishyira hejuru, kandi ibi birego Satani yareze n'ubundi akerekana yuko ubutabera bw'Imana bukuraho imbabazi, kandi akerekana yuko urupfu rwa Yesu rukuraho imbabazi z'Imana ndetse rukuraho n'ubutabera bw'Imana. Ibi birego n'ubu ngubu aka kanya biracyahari. Ubu dufite abantu benshi cyane bizera yuko kuba Yesu yapfuye ku musaraba byararangiye, nitwisambanire, nitwikorere buri kimwe cyose, nta kibazo ntacyo bitwaye. None se kagakiza twagaherewe ubuntu? Nshuti yanjye, muvandimwe, ndagira ngo dukoreshe ijambo ry'Imana tuze kureba ibyo bintu yuko ibyo bintu by'Imana bifite rwose aho bihuriye, kuko batubwiye ngo urukundo ndetse n'ubutabera by'Imana ni isangan'ingoyi. Inshuti zanjye, ntabwo kimwe gishobora kubaho ikindi kidahari. Niyo mpamvu ku Mana turaza kureba urukundo rwayo rukomeye. Urukundo rw'Imana rushobora no gutuma Imana itanga umwana wayo witwa Yesu Kristo, igikomangoma cy'ijuru, kugira ngo urukundo rw'Imana rugaragare. Ariko nanone bavandimwe, turaza kureba dukoresheje ijambo ry'Imana uburyo Imana ishobora kuba ari ubutabera bwayo bukomeye cyane ishyira ku kintu bita icyaha, kugeza naho yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo icyaha gikurweho.
none abantu benshi cyane Satani ari kubashuka abereka yuko kuba Yesu yarapfuye ku musaraba bihagije gusa, bakaba bidamarariye. Abantu benshi cyane bafite imico batojwe mu matorero yabo atandukanye, bafite discipline bakura mu matorero, kandi ndagira ngo babwire yuko ibyo turaza kubireba ko discipline abantu bafite bakura mu matorero no muri gereza bashobora kuyirema iyo discipline abantu bakayigira. Ariko twabonye mu byigisho byatambutse yuko ikintu cyonyine gishobora gutuma umutima w'umunyabyaha uhinduka, umuntu akitwa umukristo, umuntu akitwa ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo, ni ukuba uwo muntu yarasiwe n'igitambo cya Kristo, akemera ntama w'Imana ukureho ibyaha by'abantu. Ibi bintu kandi birahari, kandi ntitwirengagize yuko abantu benshi cyane ariyo myumvire bafite. Ndagira ngo tuze gukoresha ijambo ry'Imana, turebe ikintu bita urukundo rw'Imana, uburyo rukomeye cyane, ariko turaza no gukoresha ibyanditswe byera, turebe uburyo ubutabera bw'Imana budashobora gutuma ikintu cyitwa Imana itorera ku kintu cyitwa icyaha niyo cyaba gitoya. Ndagira ngo turebe andi magambo meza cyane tugiye gukomezaho tureba, maze turebe neza ibyo bintu uburyo urukundo rw'Imana ruriho kandi ruhari. Reka dusome amagambo aboneka muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ni amagambo nzi neza yuko musanzwe muzi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko iyi ari insanganyamatsiko ya Bibiliya yose. Yohana 3:16 hari amagambo aryoshye cyane kandi y'ibyiringiro ku bantu bose bashaka kuzajya mu ijuru. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti zanjye, mu byigisho byatambutse nababwiye yuko ibyo bintu ntabwo ari ukubifata mu buryo bwa rusange, ntabwo ari ukubifata mu itsinda usengeramo, ntabwo ari ukubifata mu buryo yenda uri mu itorero ryiza, ntabwo ari ukubifata mu buryo yenda uri muri korali nziza igira amasengesho ifite indirimbo nziza. Hoya nshuti yanjye, ibi bintu bigomba gufatwa na buri muntu ku giti cye, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo numwizera bavandimwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ndagira ngo muze kumva ino ngingo cyane, kuko nitugera ku yindi ngingo yitwa ubutabera bw'Imana, nayo muraza kubona uburyo ku Mana icyaha ari umuriro ukongora cyane, kandi Imana yanga icyaha ku buryo ishobora no gutanga umwana wayo witwa Yesu Kristo kugira ngo icyaha gikurwe mu bantu. Aya magambo aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Reka twihute turebe ibintu by'urukundo rw'Imana, twongera tubirebe mu yindi pica nziza cyane. Turebe muri Yesaya igice cya 53, turebe duhereye ku murongo waho wa mbere, turebe ibyo bintu by'urukundo rw'Imana uburyo bivugwamo hano. Haravuga, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatumaga tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwuba. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutegereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana yacu ishimwe cyane kubw'umwana wayo. Imana ishimwe kubw'impano ikomeye ijuru ryaduhaye Yesu Kristo. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve neza iki kintu gikomeye cyane, kandi kucyumva neza bavandimwe nibyo byaguteza intambwe yo kugira ngo ureke icyaha ugere ku butungane ijuru rishaka. Kuko muribuka neza yuko twabibonye mu cyigisho cyabanje, twabonye yuko umunyabyaha
ntabwo yakundirwa gusubira mu ijuru, kuko icyaha cyangije intekerezo z'umuntu. Nabwiye yuko umuntu akimara gukora icyaha muri Edeni yahise aba nk'agati gakubiranyije n'icyaha, kandi yishyira hamwe na Satani kugira ngo arwanye ingoma y'Imana. Ariko Satani nabwiye yuko yaje gutangazwa n'itangazo ryatangajwe muri Edeni igihe ijambo ry'Imana ryabitubwiye mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Twabonye neza yuko itangazo ijuru ryatanze ryari nk'umugambi wa kabiri ijuru ryapanze kugira ngo umunyabyaha naramuka aguye mu cyaha, Imana izamucungure ikoresheje umwana wayo Yesu Kristo. Ni nabyo dusomye muri iri somo, tubona yuko imibyimba ye niyo adukirisha, igihano kiduhesha amahoro, nicyo yadukoresheje kugira ngo tubone ubugingo buhoraho bavandimwe. Ndagira ngo ibi bintu uze kubifata wo kubitekereza mu buryo bwa rusange, wo kubitekereza nk'uko ufata abakinnyi batandukanye bo kuri iyi si, wo kubifata nk'uburyo waba utekereza yenda umuntu utarabona ariko ukagira ibyo bintu byizera. None se bavandimwe, kuba Yesu yarapfuye ku musaraba mu ntekerezo zawe ubitandukaniye nuko wakwizera yuko Cristiano ukina umupira w'amaguru ari i Burayi kandi ari umukinnyi w'icyamamare uhora ureba kuri za social media n'ahandi hatandukanye? Ibyo bintu bitandukaniye hehe n'igitambo cya Yesu mu mutima wawe? Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu bigomba guhindura intekerezo zawe. Kuba Yesu yapfuye ku musaraba bigomba kugira agaciro gakomeye n'uburemere mu ntekerezo zawe. Ndagira ngo dukomeze turebe andi magambo aboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5. Turebe neza iby'urukundo rw'Imana, ndetse uburyo turi kubisuzuma biraza kudufasha no kumva neza uburyo Imana ifite ubutabera bukomeye ku buryo idashobora gutorera ku kintu cyose gishobora kwitwa icyaha. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 turasoma umurongo wa mbere. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 turasoma umurongo wa mbere. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungira n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riratubwiye ngo Kristo niwe utuma abanyabyaha biyunga n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6, Yesu avuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bavandimwe, Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu ijuru ryamutanze nk'icyungo cy'isi n'ijuru, kuko igihe icyaha cyari kimaze gukorwa hagati y'ijuru n'isi hari hamaze gucikamo umworera ukomeye cyane. Ariko Yesu yabaye ikiraro gituma ijuru ryongera kuzuzwa n'isi, kandi ibyo bintu Yesu Kristo arifuza natwe kubiduhera ubuntu. Nicyo ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yesaya igice cya 55. Twari turi kubona amagambo ngo n'udafite ifeza nawe naze. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ritwereka ibyo bintu by'uburyo urukundo rw'Imana rukomeye, kandi Imana yacu ni nziza cyane. Ubwo tumaze kureba uburyo urukundo rw'Imana rukomeye, kandi tumaze kureba uburyo Imana ifitiye abanyabyaha impuhwe n'urukundo rwinshi cyane, kandi muri Petero ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntitinda isezerano nk'uko benshi babitekereza. Kuko abantu benshi bajya bavuga ati ariko se ibyo bintu by'Imana uri kutubwira, ibyo bintu byo kugaruka kwa Yesu kagiye kuza uri kutubwira, ba sogokuruza bacu babyizeraga bakaba barapfuye nabo batabibonye, none kuki utubwira ngo Yesu agiye kugaruka ngo twihane? Ibyo bintu uri kutubwira ni ibiki? Ndagira ngo mbwire yuko ibyo bintu bifite ubusobanuro mu ijambo ry'Imana, kandi niryo twizeye, rigira ikintu rikora mu mitima yacu, riraduhindura, kandi n'iki ijambo ry'Imana rishaka kugira ngo rikorere kuri buri muntu wese wifuza ubugingo buhoraho. Imana ifite umudendezo iha buri muntu wese, kandi abantu bose bashaka ubugingo buhoraho Imana irabararika, ariko Imana ntabwo ikoresha agahato kuri abo bantu, ahubwo ibaha umudendezo wo kugira ngo bihitiremo. Ni nayo mpamvu nyine ukora ibyo ngibyo ushaka, Imana ntigire ikikubaza, ariko Imana ihorana urukundo rukomeye cyane, ihora iguhamagara. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona abantu barakora ibintu bibi cyane byangwa n'Imana, ariko ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, naho byatukura tukutuku, Imana irabyeza ibihindure nka shelegi. Inshuti zanjye, ibyo bintu ni urukundo rw'Imana ndi kubabwira. Ndabinginze muri ingingo y'urukundo rw'Imana, ubwo mumaze kwiyumva neza, ndagira ngo noneho dusuzume indi ngingo twabonye, kuko muzi yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo urukundo n'ubutabera by'Imana.
twibajije ikibazo kivuga ngo mbese ibyo bintu byaba mu Mana icyarimwe gute? Aho ngaho twavuze yuko ari Imana ibera Imana, kandi twabonye neza yuko urukundo rw'Imana rwagaragariye ku musaraba w'i Karuvari. Kandi nanone tugiye kwifashisha ibyanditswe byera tureba uburyo n'ikintu bita ubutabera bw'Imana, ikintu cyerekeranye n'uburyo Imana yanga icyaha cyane, ku buryo Imana idashobora gutorera na gatoya ku kintu bita icyaha. Tugiye kureba uburyo ibyo bintu Imana nayo yabigira, kandi twabonye yuko ifite n'urukundo rwinshi. Uburyo Imana yanga icyaha burakomeye cyane, kandi ubwo tugiye kureba kuri ino ngingo ndagira ngo muyumve neza, kuko ku buryo Imana yanga icyaha nibyo bizatuma mu mutima w'umunyabyaha nawe yanga icyaha, maze agafatanya na kamere n'Imana, kuko muzi yuko nta cyaha kizasubira mu ijuru. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu bagomba kuzajya mu ijuru bagomba kuba bageze kuri kamere y'Imana itunganye. Niyo mpamvu ibyo bintu by'uburyo Imana yanga icyaha ndagira ngo tubyumve neza, nibyo bizabashisha umunyabyaha kukizinukwa kandi umunyabyaha akakigendera kure. Reka twifashishe ijambo ry'Imana muri cya gitabo nababwiye cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, maze ibyo bintu tubirebe. Paje yaho ya 592 niho tugiye kureba ibyo bintu by'uburyo Imana yanga icyaha. Uburyo Imana yanga icyaha, ku buryo ijambo ry'Imana ryabitubwiye mu Kuva igice cya 34 ku murongo waho wa 7, aho batubwiye ngo ntitsindishiriza na hato abantu bo gutsindwa. Imana yababarira abantu igihe babishaka. Imana yabaha ikintu cyose gishoboka, kuko ubwo Imana itimanye umwana wayo Yesu Kristo igikomagoma cy'ijuru, none se ni ikihe kintu Imana yatwima? Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo icyaha kizakurweho. Ni nayo mpamvu Imana ntabwo ishobora gufata umuntu wanze imbabazi zayo ngo imwite umukiranutsi. Hari abantu benshi cyane bajya bihorera mu byaha byabo, ijambo ry'Imana rikabararika, rikabereka ibyaha byabo, rikabarondora, ariko bakavuga bati buriya hari igihe Imana hari ukuntu izabigenza. Hari abavandimwe twajyaga tuganira b'abashuti banjye bakavuga bati buriya hari ukuntu Imana izashyiramo imiyaga. Nyamara iryo jambo naryo rifite ikindi risobanura, nuko abantu ari imvugo y'ungu abantu bibeshya bakayikoresha, ariko ubundi mu ijambo ry'Imana imiyaga ivuga intambara. Bavandimwe, nawe ujye ukunda kurikoresha kandi uvuga ko uri umukristo, menye yuko uri kuvuga ko ari intambara, ntabwo ari iyindi mvugo nziza yo gukiramo impuhwe. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ahubwo jya umenye yuko ari imvugo yo kubeshya Satani, kuko imiyaga ivuga intambara. Reka turebe ibyo bintu by'uburyo Imana yanga icyaha, ku buryo idashobora kugitoreraho, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntishobora gutsindishiriza na hato umuntu wo gutsindwa. Ijambo ry'Imana hano riravuga ngo kuri paje 593 haravuga ngo umwami w'icyubahiro yari hafi gupfa. Uyu ni Yesu Kristo igihe yari ku musaraba. Umwami w'icyubahiro yari hafi gupfa, yari incungu y'abatuye isi. Muri uko gutanga ubugingo bwe bw'igiciro cyinshi, Kristo ntiyabonekaga nk'ufite umunezero wo gutsinda. Muri uko gutanga ubugingo bwe bw'igiciro cyinshi, Yesu Kristo ntabwo yari afite umunezero, ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuzanesha, kuko ndagira ngo mbabwire uburyo icyaha ari kibi cyane, ku buryo bishobora gutuma Imana itagitoreraho namba, ku buryo Imana ishobora no kwirengagiza umwana wayo ikunda cyane w'ikirenge. Tugiye kubireba mu buryo bw'uburyo Imana yanga icyaha, kandi Imana ikaba ikizira cyane. Ntabwo byari bitewe rero no kugira ubwoba bwo gupfa, ntabwo kubabazwa no gukozwa isoni ku musaraba ari byo byamuteye agahinda gasaze. Kristo yari umutware w'abashavura, umuntu yamaze ariko kubabazwa kwe yabitewe n'ububi bw'icyaha, kandi no kumenya ko umuntu yamaze kwigaragura mu kibi kugeza ubwo atakibabazwa cyangwa ngo yite ku bubi bwacyo. Kristo yabonye uburyo icyaha cyamaze kwizingira mu mutima w'umuntu, abona kandi ko ari abantu bake cyane bazifuza gutandukana n'icyaha. Yari azi neza ko abantu baramutse batabonye ubufasha buva ku Mana bazarimbuka bose. Yabonye kandi abantu batabarika bapfira mu byaha, nyamara bahagaze hafi cyane y'ubufasha butagira agaciro bw'Imana. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko aya magambo arakomeye cyane. Nshuti yanjye, aya magambo arakomeye cyane, kuko atweretse uburyo Kristo yari umutware w'abashavura. Ni ikihe kintu cyateye kugira intimba mu mutima wa Yesu? Yesu Kristo batubwiye amagambo akomeye, ndagira ngo nyabasubiriremo kugira ngo muyumve neza. Aya magambo arakomeye cyane, ndagira ngo muyumve. Umwami w'icyubahiro yari hafi gupfa, kandi yari incungu y'abatuye mu isi.
muri uko gutanga ubugingo bwe bw'igiciro cyinshi, Kristo ntiyabonekaga nk'ufite umunezero wo gutsinda. Kristo ntiyari afite umunezero, ntiyari afite ibyiringiro, ntabwo yaboneka nk'ufite umunezero wo gutsinda. Kubera iki? Kubera impamvu z'icyaha. Ahubwo yari afite mu maso huzuye agahinda n'umubabaro. Ntabwo ibyo yabitewe no kugira ubwoba bwo gupfa. Abantu benshi cyane bajya bagira ngo buriya Yesu Kristo yari afite ubwoba bwo gupfa. Ntabwo kubabazwa mu mutima gukomeye cyane, ntabwo yabitewe no kugira ubwoba bwo gupfa. Oya, ntabwo kubazwa no gukoza isoni ku musaraba aribyo byamuteye agahinda gasaze. Kristo yari umutware w'abashavuye, ariko kubabazwa kwe yabitewe n'ububi bw'icyaha. Ndagira ngo mwumve aya magambo bavandimwe. Ni ikihe kintu cyateye kugira agahinda mu mutima wa Yesu? Ni iyihe ntimba yateye kugira Yesu intimba ikomeye cyane yatumye imuremerera ku buryo Yesu Kristo yageze ahantu rwose icyaha kigahita kimuturitsa umutima? Tubonye yuko ari ububi bw'icyaha. Ntabwo kubabazwa no gukoza isoni k'umusaraba aribyo byamuteye kugira agahinda. Ntabwo inkoni bamukubise, ntabwo amacandwe bamuciraga, ntabwo imibyimba y'inkoni bamukubitaga mu mugongo aribyo byamuteye kugira agahinda gasaze mu mutima. Ahubwo dusomye amagambo akomeye avuga ngo ntabwo kubabazwa no gukoza isoni ku musaraba aribyo byamuteye agahinda gasaze. Kristo n'ubundi yari umutware w'abashavura, ariko kubabazwa kwe yabitewe n'ububi bw'icyaha. Nshuti zanjye, Kristo kubabazwa kwe yabitewe n'ububi bw'icyaha. Ndagira ngo ubu buremere bw'ububi bw'icyaha bwatumye Yesu Kristo agira agahinda gasaze mu mutima we, ubyumve neza. Ndagira ngo mbumvishe ubundi buryo Yesu yagize agahinda gasaze mu mutima n'intimba yari afite mu mutima we icyakamuteye. Umva ikindi kintu gikomeye cyane. Kristo yabonye uburyo icyaha cyamaze kwizingira mu mutima w'umuntu, abona kandi ko ari abantu bake cyane bifuza gutandukana n'icyaha. Yari azi neza ko abantu baramutse batabonye ubufasha buva ku Mana bazarimbuka bose. Inshuti zanjye, umva ikintu cyatumye Yesu Kristo, kubera Yesu Kristo yari afite kamere ihuye n'iya se, ku buryo rero Yesu Kristo bwo kugira ngo abanyabyaha bazakire yari afitiye impuhwe abanyabyaha. Niyo mpamvu ngo yarebye kure akabona uburyo, akarebesha amaso y'umwuka abona uburyo abanyabyaha bagiye kuzarimbuka kubera uburyo icyaha cyamaze kwizingira mu mitima yabo. Yarazi neza ko abantu baramutse batabonye ubufasha buva ku Mana bazarimbuka bose. Yabonye kandi ko abantu batabarika bazapfira mu cyaha, nyamara bahagaze hafi cyane y'ubufasha butagira akagero bw'Imana. Nshuti zanjye, turimo turareba uburyo urukundo rw'Imana n'ubutabera ibyo bintu ari isanga n'ingoyi, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ibyo bintu kimwe kidashobora kuba gihari ikindi kidahari. Ntibishoboka, kuko ibyo bintu byombi ni isanga n'ingoyi. Ariko muribuka yuko turi kureba akantu k'akagingo gakomeye cyane kerekana uburyo ikintu cyitwa ubutabera bw'Imana, kandi icyo kintu kikaba aricyo gituma Imana yanga icyaha ikaba idashobora kugitorerera. Kandi inshuti zanjye, mwabonye neza yuko twavuze ko ibyo bintu bishobora kugaragara ahantu honyine ni ku musaraba w'i Karuvari, kuko igitambo cya Yesu ku musaraba w'i Karuvari niho dushobora kubonera ikintu bita urukundo rw'Imana mu buryo bwuzuye, ku buryo dushobora kubona yuko Imana yemera gutanga umwana wayo w'ikinege gikunda cyane kubera umunyabyaha. Ariko nanone umusaraba w'i Karuvari dushobora kubona ikintu cy'agaciro cyane gikomeye cy'uburyo Imana yanga icyaha mu buryo buremereye cyane, ku buryo Imana idashobora gutorera ku kintu cyitwa icyaha, kugeza n'uburyo uburemere bwose bw'icyaha bwagaragaye ku mwana wayo. Reka dukoreshe inyandiko ibyo bintu tubirebe neza. Nshuti zanjye, mbese mujya mutekereza mukibuka uburyo igihe Yesu Kristo yari agiye i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe, igihe ngo abigishwa be bamutangariraga, igihe bamutangarizaga bari bahagaze mu nzira, maze ngo abandi bantu bose b'i Yerusalemu barambika amashami y'imikindo mu nzira, bavuga bati kaze kaze, urakaza neza Hoziyana, urakaza wowe uje mu izina ry'umwami. Ariko Yesu Kristo ngo aho kugira ngo yishimire ibyo bintu, aho kugira ngo yishimire yuko agiye kwimika nk'umwami, ahubwo abaturage yari ari kumwe nabo bakabona araturitse ararize. Mbese nshuti yanjye muvandimwe, ibyo bintu ushobora kubitekerezaho by'urukundo rwa Yesu rukomeye, uburyo ngo Yesu yatereye umutima we ngo ajye arebesha amaso y'umwuka hejuru, maze ngo abona uburyo muri 70 abantu banze kureka icyaha no kumwakira mu mitima yabo, Titusi azabatera akabarimbura muri 70 nk'uko Abaroma bagenje umurwa wa Yerusalemu.
mbese mutekereza uburyo ibyo bintu byabaje umutima wa Yesu, aho kugira ngo yishimire ayo mashami y'imikindo bari kurambika mu nzira maze bakabona araturitse ararize kubera icyaha bavandimwe. None se inshuti zanyu, mushobora gutekereza uburyo igihe Yesu Kristo yajyaga ahantu bita kwa Lazaro, hahandi Lazaro inshuti ye yari yapfuye, maze Yesu Kristo yahagera bakabona araturiritse ararize, maze abayuda bakagira ngo baravuga ngo buriya nimurebe ukuntu yirijije, buriya nimurebe ukuntu yamukunda. Ariko mutekereza uburyo Yesu Kristo yarijijwe n'abantu bari bari kwa Lazaro, abo ngo Yesu umutima we waramenenganye cyane, ngo arebesheje amaso y'umwuka abona uburyo abantu bakunda icyaha, abona uburyo bagiye kuzarimbuka banze kumwakira nk'umwami n'umukiza wabo. Ibyo bintu bituma Yesu Kristo ahita aturikararira. Uzi ukuntu Yesu Kristo n'ubu ngubu ari kuturirira? Wari uzi yuko ijuru ririndire yuko we nanjye twakwihana tukakira ubuntu bw'Imana mu mitima yacu mu buryo bwuzuye? Mbese inshuti yanjye, kugikomeje kuraragiriza mu byaha, ijambo ry'Imana rikomeza rikubwira ko twabonye yuko ijambo ry'Imana ari indorerwamo tujyamo tukareba, kandi twabonye neza yuko kubw'igitambo cya Yesu ubwo buntu bwayo bw'Imana bwatangiye muri Kristo Yesu twakira icyaha. None ukaba ugikomeje kuraragiza mu cyaha, ukaba ugikomeje gufata icyaha rwose ukakigundira, kandi icyo cyaha cyaraturikije umutima wa Kristo. Mbese inshuti yanjye, utekereza ko icyaha kizakugenza gute bwa nyuma? Aya magambo arakomeye. Ibicumuro byacu byose byashyizwe kuri Kristo we wabaye incungu yacu n'ubwishingizi bwacu, byabazwe nk'umunyabyaha kugira ngo adukize gucirwaho iteka n'amategeko. Ibicumuro byakomotse kuri Adamu bose byari biremereye umutima we. Uburakari Imana iterwa n'icyaha no kugaragaza kutishimira ibicumuro kwayo byose byatsikamiye umutima w'umwana wayo. Inshuti zanyu, ndagira ngo mwumve aya magambo y'uburyo Imana yanga icyaha cyane, ku buryo Imana idashobora gutorera ku kantu gatoya cyane kitwa icyaha, ku buryo Imana ishobora gutanga umwana wayo ngo apfe ariko icyaha gikurweho. Mbese inshuti yanjye, muri kubyumva neza? Muri kumva uburyo Imana ifite uburemere bwo kwanga icyaha cyane mu buryo ishobora gutanga umwana wayo kugira ngo icyaha gikurweho? Mu buzima bwose bwa Kristo yigishije abacumuye batuye isi ubutumwa bwiza bw'imbabazi ndetse n'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane kuba yarakoresheje urupfu rw'umwana wayo kugira ngo ibi bintu tuzabisobanukire. Imana ishimwe. Kandi umuntu wese uzashaka kwisunga Kristo mu mutima we, agashaka uzashaka ko amwakira nk'umwami n'umukiza we, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ijambo ry'Imana mu byahishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira dusangire muvandimwe. Iki kintu ni ikintu cyitwa umudendezo, ni kimwe mu biranga imico y'Imana y'urukundo rwayo, nuko yihanganira umuntu wese imufata uko ari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yesaya ryatubwiye ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana yabyeza ikabihindura nk'ubwoya bw'intama. Bavandimwe, ndakubaritse inshuti yanjye kugira ngo wakire ubuntu bw'Imana hakiri kare. Umugambi wari wo kuzanira agakiza abanyabyaha ukageza no ku munyabyaha ruharwa, ariko kubera umutwaro w'ibyaha yari yikoreye ntiyashobora kureba mu maso y'Imana. Kudashobora kubona mu maso y'Imana muri iyi saha ikomeye y'umubabaro byateye umukiza agahinda mu mutima kadashobora kumenywa n'umwana w'umuntu. Akagahinda ko mu mutima we kari kenshi cyane mu buryo atashoboraga kumva ububabare bwe bw'umubiri. Inshuti zanjye, ibi ni byo twabonye. Yesu Kristo ntabwo kubabazwa no gukoza isoni ku musaraba aribyo byamuteye agahinda gasaze. Ntabwo inkoni bamukubise arizo zamuteye agahinda gasaze. Bavandimwe, ntabwo kumuzerereza mu rukiko rwo kwa ba Pilato ndetse no kwa ba Kayafa nijoro aribyo byamuteye agahinda gasaze. Ntabwo kugambanirwa na Petero aribyo byamuteye agahinda gasaze. Ntabwo kuba intumwa zose zaramukuyeho zikamuvaho ntabwo aribyo byamuteye agahinda gasaze. Yesu yarababajwe n'ikibazo cy'abanyabyaha, icyaha cyamaze kubizingiramo. Kandi nibyo twasomye turavuga ngo ikintu cyo gikomeye cyatumye Yesu agira agahinda gasaze ngo nuko yabonaga mu mutima w'umunyabyaha nta n'urwango rw'icyaha na gatoya, abantu ngo bagikunze cyane ku buryo ngo uburyo abantu bakunda icyaha ruri ku rwego rw'uburyo Imana ari nawe Kristo yangaga icyaha. Inshuti yanjye, ndabinginze kugira ngo ibi bintu tubirebe neza, kandi ibyo byatuma tuzinuka icyaha. Satani n'ibishuko bye
yashegeshe umutima wa Yesu. Yesu ntiyashoboraga kurenza amaso ngo arebe hanze y'imva. Ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuzava mu mva ari umuneshi, ndetse ntiyari azi neza niba se wo mu ijuru yari yemeye igitambo cye. Yagize ubwoba bwinshi kuko yatekereje ko Imana yanga icyaha cyane ku buryo gutandukana kwe n'Imana kwari uko ibihe byose bavandimwe. Ese muri kumva uburyo Yesu Kristo nawe yari azi ubutabera bwa se? Muri kumva uburyo kuba Yesu yari azi yuko yikoreye ibyaha by'abari mu isi, yari azi neza yuko ashobora gutandukanywa n'Imana, kuko ngo yatekereje uburyo Imana uburyo yanga icyaha cyane, maze ahita abona yuko bishoboka yuko yanatandukanywa na se. Kristo yagize umubabaro nk'uwo umunyabyaha azagira igihe imbabazi zizaba zirangiye ku nyoko muntu yacumuye. Yesu yagezweho n'uburemere bw'icyaha, agerwaho n'umujinya w'Imana kuko yari mu cyimbo cy'umuntu. Muzi neza yuko Yesu Kristo ubwo yari ku musaraba yikoreye ibyaha byose by'abakomoka kuri Adamu, kandi Yesu azi neza yuko umuntu utamwikoreza umutwaro we, ibyo byaha n'ubundi bizamuturitsa umutima kandi ntabwo azashobora kubyikorera abavandimwe. Niko ijambo ry'Imana hano ritubwiye. Umva aya magambo reka nyasubiremo. Kristo yagize umubabaro nk'uwo umunyabyaha azagira igihe imbabazi z'Imana zizaba zirangiye ku nyoko muntu. Mbese nshuti zanjye, muzi yuko imbabazi z'Imana zizagira igihe zikarangira. Imbabazi z'Imana zizagira igihe zirangira. Imbabazi z'Imana zizagira igihe zirangire, kuko imbabazi z'Imana zijyanye n'umudendezo y'abantu, kandi ibyo bintu by'umudendezo bigiye kuzarangira. Ndetse na Satani wigometse ku Mana kubera urukundo rw'Imana, Imana yatanze umudendezo kugira ngo Satani akore ikintu cyose yumva ashaka, ariko nyuma ya byose ibintu bizagira iherezo. Ibintu byose dukora tuzajyanwa mu rubanza. Ibintu byose ijambo ry'Imana duhora twumva nyamara ntiturishyire mu bikorwa. Ijambo ry'Imana muri Yakobo niryo rivuga ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntabyitondere bavandimwe, ngo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo maze ngo yagera hirya uwo muntu akiyibagirwa ukuntu asa. Mbese nshuti yanjye, iyo ufashe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, nimba ujye uwufata, mbese ijambo ry'Imana utuma rikora akazi karyo mu mutima wawe. None se ko imbabazi z'Imana zigiye kurangira kandi ibyaha byose byashyizwe kuri Kristo, kuko wowe utabimwikoreje ibyo byaha ukazabyikorera we ku giti cyawe kandi bikazaguturitsa umutima. Iki niko tugisomye hano. Kristo yagize umubabaro nk'uwo umunyabyaha azagira igihe imbabazi zizaba zirangiye ku nyoko muntu yacumuye. Yesu yagezweho n'uburemere bw'icyaha. Yesu Kristo yagezweho n'uburemere bw'icyaha. Yagezweho n'uburemere bw'icyaha, agerwaho n'umujinya w'Imana kuko yari mu cyimbo cy'umuntu. Yesu yagezweho n'umujinya w'Imana, kandi umujinya w'Imana turi kureba ni ubutabera bw'Imana. Nshuti zanjye, ikintu twabonye cy'uko Imana idashobora gutorera ku kintu cyitwa icyaha niyo cyaba gitoya. Ibyo nibyo byatumye igikombe umwana w'Imana yanywereyeho cyashariraga cyane, ndetse bikababaza cyane n'umutima we. Ndabinginze kugira ngo turebe neza bino bintu, kandi mu gihe Imana iri gufata imyanzuro mu ijuru, umunyabyaha Imana ikaba ikiri kumuhamagarira kugira ngo yihane, ndabasabye kugira ngo mufate icyemezo bikitwa none. Gukomeza kororagiriza uri kwishyira mu kaga gakomeye cyane, kandi abantu bagira ngo buriya kubera ko batumva ijambo ry'Imana, buriya ntabwo Imana izabibabaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wari ufite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana ariko ntaryumve, uwo muntu abagwaho nk'umuntu wabyumvise, kandi Imana imucira urubanza nk'umuntu wumvise ibyo bintu. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko amahirwe Imana yaduhaye yose izayatubaza. Nimba ujya ubona umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, amahirwe n'imbabazi z'Imana zikaba ziyikingukiye abanyabyaha bose bashaka kwihana, ariko wowe ukaba uwitera umugongo, ukaba utabyumva neza, ukaba udashaka kubyumva, ndagira ngo ubwize ukuri yuko ibyaha byawe n'ubundi bizasoza ubyikorere kandi bizaguturitsa umutima. Ijambo ry'Imana rivuga yuko umunyabyaha wanze kwikoreza umutwaro we Kristo, byanze bikunze azawiyikorera mu ijoro. Mbese muvandimwe, inshuti yanjye, mushiki wanjye, urashaka kuzasoza wiyikorere ibyaha byawe? Ndakwinginze kugira ngo ufate umwanzuro, kandi reka nk'uko Imana akorana n'umutima wawe cyane. Reka mu buryo bwo kugira ngo dusoze kino cyigisho, ndagira ngo nk'ibyiringiro abana b'Imana. Ushobora kuvuga ati mbese ibyo bintu nzabishobora gute, ko numva rwose ntabwo nshobora kugira umutima urakunda iby'Imana. Ntiwirenganye, niko umuntu yavutse.
ariko rero Imana ntabwo ikurenganya muvandimwe, ahubwo ikintu Imana ishaka ni uko igihe noneho umaze kubona ibi ngibi, igihe umutima wawe Imana imaze kuwurondora, irashaka yuko wihana. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 17 umurongo wa 30, riravuga ngo Imana yirengagije ibyaha byose twakoze mu bujiji, ariko itegeka umunyabyaha kwihana igihe amaze kubona ukuri. Icyo ngicyo nutagikora nibwo uzaba ufitanye ikibazo n'Imana, ariko ubwo umaze kumenya yuko uri umunyabyaha kandi ukamenya ko kamere yawe y'ubunyacyaha itatuma ujya mu ijuru, ijambo ry'Imana rirakurarika kugira ngo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kandi ubujiji bwose wagize Imana irabwirengagiza. Ariko kuko umenya ukuri, Imana irakubwira ngo ngaho noneho ihane. Imana yacu izadufasha kandi izadukomeza. Ntabwo Imana izadutererana mu buryo bwose. Imana izashaka kudufasha, ibyo bintu izabikora mu buryo bwiza bwayo kandi yateguye kugira ngo itubashishe kugera ku bintu byiza cyane. Ndagira ngo mbarangire amagambo meza cyane tugiye gusorezaho aboneka muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ariko ku gitabo cya mbere gifite igifuniko cyoroshye cyane cya mbere, ni kuri paje yaho ya 50. Ndagira ngo mbabwire uburyo Yesu Kristo yangaga icyaha, kandi ibyo bintu nubyumva neza uraza kumva uburyo ibyo bintu uwo mutima wa Kristo Yesu ashaka kuduhereza, kandi natwe tugahera ko twanga icyaha nk'uko Yesu yacyanga. Paje 50 cyangwa se muri iki ngiki mfite akaba ari kuri paje 60, aravuga ngo urugero rwa Yesu rwahoraga rubatera uburakari. Yangaga ikintu kimwe mu isi, icyo kandi ni icyaha. Ntiyashobora kubona igikorwa kibi ngo cye kumutera agahinda ngo bishoboke ko yakwiyumanganya hagati ye n'abiyita ko bubahiriza amategeko, ariko biyerurutsaga by'inyuma bagahisha ko bakunda icyaha, hamwe n'umuco wamurangaga w'ishyaka no guhesha Imana icyubahiro akabirutisha ibindi byose. Itandukaniro ryahitaga ryigaragaza mu buryo budashidikanywaho, kubera ko imibereho ya Yesu yacyahaga ikibi, yarwanyijwe n'abi wabo hamwe n'abo hanze. Kutihugiraho kwe no guhora akurikiza amategeko bahoraga babinegura. Kwihangana kwe n'ubuntu yagiraga byiswe ko ari ubugwari. N'ubu ngubu abana b'Imana benshi niko bimeze. Abantu baba batunganya ibintu by'ijambo ry'Imana mu nzira, abantu bashaka kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, babwira yuko ari abantu b'umwihariko. Abantu b'Imana niko n'ubu ngubu barenga mu nshuti zanjye, kandi ikikwemeza yuko uri umuntu w'Imana ni uko iri jambo rizajya rigusohoreraho, kubera yuko nyine ahantu hose uzajya uri uzanga icyaha nk'uko Yesu yacyangaga. Niyo mpamvu Yesu abantu bose babonaga atandukanye cyane n'abi wabo, kandi ku buryo Yesu Kristo yangaga icyaha. Ikintu cyonyine Yesu yangaga mu isi cyari icyaha, kandi byatumaga abantu bose bitandukanya nawe, bakabona yuko badahuye rwose. Kuko iyo yabonaga ahantu hakozwe icyaha mu cyimbo cy'abo bantu, kubera urukundo rwa Yesu ndetse n'ubutabera bwa ndetse n'uburyo Yesu yakundaga umunyabyaha cyane, mu cyimbo cy'abo bantu yabonaga bakora icyaha, Yesu yahitagarira mu cyimbo cy'abo bantu. N'ubundi n'abana b'Imana muri iyi minsi niko bameze, babazwa cyane n'ibyaha bikorwa n'abandi bantu, kandi abo bantu ubundi bafatwa nabi cyane, bafatwa n'abandi bantu babakikije, babita ko ari abahezanguni, babita ko ari abantu kandi b'umwihariko. Ariko ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye, niba ugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka, humura kandi shikama, mwuka w'Imana azakubashisha gutsinda ibintu byose byishyize hejuru kukurwanya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi rifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya, umuntu w'Imana akagera ku rwego rwose rutunganye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16, niho batubwira yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ndetse rifite ubushobozi bwo gutunganya umuntu. Ijambo ry'Imana ni igikoresho cyo hejuru cyane gitunganya umuntu, ku buryo ikintu inkoni zitakora, ikintu ubutegetsi bw'isi bwagushyiraho, ariko n'uburyo bwose bagushyiraho ibihano, ariko ijambo ry'Imana urwo rugero rwo hejuru nicyo gikoresho cyonyine gishobora gukora ibyo bintu, maze umuntu w'Imana akaba atunganye mu buryo bwo hejuru cyane. Ndabinginze kugira ngo mu buryo bwo kugira ngo mwange icyaha kandi mugitinye, niyo mpamvu mbasabye kugira ngo mujye murebera ku ipica ya Kristo n'uburyo Yesu Kristo yangaga icyaha, kandi ibyo byonyine bizadufasha kwanga icyaha nk'uko na Yesu yacyangaga. Kuko ndagira ngo mbabwire yuko umuntu wese ukunda icyaha kandi akagicakira urwitwazo, uwo muntu aracyafite umutima wa kamere, kandi uwo muntu ni umwanzi w'Imana.
ntabwo byashoboka yuko yajya mu ijuru. Harasabwa ikintu kimwe cyonyine, ni uguhinduka kw'imico, ni uguhinduka kw'imibereho. Ariko ibyo bintu biba bitandukanye cyane n'uburyo abantu bakunda icyaha, nk'uko tumaze kubona uburyo Yesu yangaga icyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Intambara Ikomeye ni igitabo cy'Abadiventiste cy'umwuka w'ubuhanuzi, kivuga amateka y'ibyabaye ndetse kikavuga amateka y'ibiri kuri ubu ngubu, ndetse kikatubwira n'ubuhanuzi bw'ibitarasohora ariko bizasohora. Ni ijambo ry'Imana kandi rifite imbaraga zo gutunganya umuntu. Aya magambo araboneka kuri paji ya 500. Aravuga, mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha kandi ugahora ugishakira urwitwazo, naho umutima wahindutse wanga icyaha urunuka kandi uhora uhanira kugitsinda. Muri iki gitabo cy'Intambara Ikomeye ntoya, paje 362 niho ayo magambo aboneka. Arimo ko mu gitabo kinini dufite ni paje 500. Mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha. Kandi ibyo bintu ugasanga abantu biyerutsa bashaka kuvuga yuko badakunda icyaha. Abo bantu bo Yesu yabonaga agahita abagirira impuhwe cyane, akumva abagiriye impuhwe cyane ku buryo ashobora kurira no mu mwanya wabo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye yuko mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha kandi uwo mutima ugahora ugishakira urwitwazo. Ariko nshuti yanjye, batubwiye nanone ko umutima wahindutse wanga icyaha urunuka kandi ugahora uharanira kugitsinda. Mbese nshuti yanjye muvandimwe, muri ibi bintu bibiri tubonye uri mu ruhe ruhande? Mbese wanga icyaha kandi urakizinukwa, ufite umutima rwose ucyanga kandi ukakigendera kure, ubwo kandi kikaba ari ikimenyetso cy'uko ukunda Imana? Cyangwa ugishakira urwitwazo, ugashaka kugishyigikira, ugashaka ko nta muntu uvuga ku makosa yawe, ugashaka ko nta muntu ukugira inama cyangwa ngo agucaye mu bibi ukora, kandi ibyo ngibyo ubwo bikaba bisobanuye yuko umutima wawe utahindutse kandi ari uwa kamere. Ibyo ngibyo kandi bikaba bisobanuye yuko uri umwanzi w'Imana. Imana ikugirire neza kandi gufatisha imyanzuro yo gusanga Kristo dore arakinginga umunyabyaha kugira ngo umuntu wese wihanye Imana imwakire. Hari ibyiringiro ku bana b'Imana bashaka kuzava mu cyaha, kandi ndagira ngo mbabwire yuko mu ijambo ry'Imana hatanga ibyiringiro by'uko byanze bikunze ubwo buntu bw'Imana tuzabuhabwa igihe cyose tuzafata umugambi wo gusanga Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo aya magambo ngiye gusoreza avuga ngo Satani yateze Yesu ngo amugerageze ibishuko biteye ubwoba, ariko mu kigeragezo cyose umwanzi yaratsinzwe. Imana ishimwe. Satani yateze Yesu Kristo kugira ngo amugerageze mu bishuko byose, ariko mu bishuko byose yagerageje Yesu, Satani yaratsinzwe. Izo ntambara zarwanywe ku bwacu. Amen. Imana ishimwe cyane yuko izo ntambara zarwanywe ku bwacu. Uko gutsinda kwatubereye inzira yo kunesha. Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo gutsinda nk'uko nawe yatsinze inshuti zanjye. Mbese bavandimwe, muri ubwo buryo ijuru ritwitayeho, muri ubwo buryo ijambo ry'Imana tubwiye ko hari ibyiringiro ku bantu bose bifuza gusanga Yesu. Uko nibyo ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana 3:16 ritubwira ngo umuntu wese ushaka kumwakira abona agakiza, kuko ako gakiza kabonetse. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo gutsinda icyaha nk'uko nawe yakinesheje. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atamutije umurindi bavandimwe. Umuntu niwe ushobora gutsindwa na Satani kuko yamutije umurindi, ariko mu buntu bw'Imana n'imbaraga by'isezerano rya Kristo dushobora kunesha kandi tugatsinda imbaraga z'icyaha. Umushukanyi ntafite ububasha bwo gutegeka ubushake cyangwa guhatira umutima gukora icyaha. Ashobora guteza umubabaro mu mutima w'uwo bahanganye, ariko ntashobora kumwanduza. Ashobora kumuca intege, ariko ntashobora kumuhumanya. Amen. Kuko Kristo yaratsinze, bikwiye gutuma abamwizera bose kurwana bashikamye urugamba rwo kunesha icyaha na Satani. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ateye ibyiringiro bavandimwe, ndabinginze kugira ngo muyakurikire neza. Reka mu buryo bwo kugira ngo Imana yatwumvishe, reka aya magambo nyasubiremo. Umushukanyi ntafite ububasha bwo gutegeka ubushake cyangwa guhatira umutima gukora icyaha. Ibyo bintu byonyine umuntu wabishobora ni umuntu ijambo ry'Imana ryamaze kurondora mu mutima we, maze akiyegurira Imana. Ubwo Imana igatsinda kamere y'ubunyacyaha afite, maze kamere y'ubunyacyaha yari under control ye, cyangwa uburyo yajyaga imukoroneza kandi akaba ari imbata y'iyo kamere,
maze iyo kamere akayiganzura ku bwa Kristo wanesheje, maze nawe agasigara agenzura iyo kamere ku bw'ubuntu bwa Kristo. Uko ijambo ry'Imana ryo bitubwira, ubwo umugaragu w'Imana Pawulo yabivuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, kuko nta muntu wabyishoboza. Ashobora kumuca intege ariko ntashobora kumuhumanya. Kuba Kristo yaratsinze bikwiriye gutuma bamwizera bose kurwana bashikamye urugamba rwo kunesha icyaha ndetse na Satani. Bavandimwe, Imana ishimwe cyane. Akenshi rero abantu babazwa nuko ibibi dukora bitugeraho ingaruka mbi. Akenshi abantu babazwa nuko ibibi bakora bibageraho ingaruka mbi. Nyamara uko siko kwihana. Kubabazwa n'icyaha by'ukuri bituruka ku murimo w'Umwuka Muziranenge. Umwuka ashyira ahagaragara ubuhemu bw'umutima wasuzuguye kandi ukababaza Umukiza, maze akadutera kubabarira munsi y'umusaraba. Buri cyaha gikozwe cyongera gukomeretsa Kristo. Nuko rero iyo twitegereje uwo twakomerekeje, dushavuzwa n'ibyaha byatumye agerwaho n'intimba, mwene iryo shavu rizadutera kuzinukwa icyaha. Imana ishimwe cyane. Mbese mwumvishe ikintu kizadutuma tuzinukwa icyaha bavandimwe? Kwitegereza Kristo kubw'ishavu twamuteye, kubwo intimba z'ibyaha byacu, kandi akaba yarapfuye ku bwacu, akaba yarashyizeho ibyaha byacu ku bwacu kugira ngo umunyabyaha akire. Ibyo bintu nibyo bizana agahinda ko mu buryo bw'umwuka muri twebwe, kandi ibyo nibyo bishobora gutuma umunyabyaha yanga icyaha kandi akakizinukwa nk'uko n'ijuru ndetse n'abaho bacyanga. Urugero rw'ubutungane Imana ishaka ko abana bayo bageraho rusumba ku rugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira mu b'intungane nk'uko so uri mu ijuru ari intungane. Iri tegeko ni isezerano. Imana ishimwe cyane yuko kuko abantu bose bazajya mu ijuru bazaba bageze ku butungane nk'uko na Data wo mu ijuru nawe ari intungane. Umugambi wo gucungura umuntu uduteganyiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani. Imana ishimwe. Mbese nshuti yawe, uracyatanga urwitwazo rwo gukora ibyaha? Uracyavuga yuko kamere yawe igutera gukora ibyaha kandi Yesu yarapfuye kugira ngo ibyo bintu bicike? Ijambo ry'Imana riratubwira umuntu wicisha bugufi mu mutima we buri gihe, Kristo amutandukanya n'icyaha. Yazanywe no kumaraho imirimo ya Sekibi, kandi yateguye ko umuntu wese wihanye azahabwa Mwuka Muziranenge kugira ngo amurinde gukora icyaha. Ndagira ngo mbabwire yuko kuri iyi ngingo nta muntu ushaka kuzatanga impamvu z'uko icyaha cyamunaniye, kubera yuko mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya kuva hasi kugera hejuru, kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, nta hantu Bibiliya ivuga yuko umuntu agomba kurwana aneshwa. Bavandimwe, ijambo ry'Imana dusezerana kurwana tunesha. Uko Yesu Kristo yanesheje, natwe tugomba kumwizera kugira ngo tuneshe nk'uko nawe yanesheje. Ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Aya magambo aboneka kuri paje 207 muri cya gitabo nababwiye cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva abitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo ko kamere yabo yaba igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu ku gukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese, ndagira ngo mwumve aya magambo bavandimwe, aya magambo ateye ibyiringiro kandi ashimishije cyane. Buri mwana w'Imana wese uyizeye kandi wihanye ashobora kugerwaho n'imibereho izira inenge kandi isa n'iya Kristo. Nshuti zanjye, mbese muri ubwo buryo ku bw'ubuntu bwa Yesu bwatangiye ku musaraba, dushobora kugera ku rugero rwo kwanga icyaha nk'uko Kristo yacyangaga. Mwari muzi ko dushobora kugera ku rugero rwo kwanga icyaha ku buryo Yesu yacyanga, ku buryo Yesu uburemere bw'uburyo yangaga icyaha dushobora kubonera mu buryo Yesu Kristo yemeye gupfa ku musaraba kugira ngo icyaha atagikora. Kandi uburyo Yesu Kristo nawe yanga icyaha twabibonye neza yuko ari cyo kintu kimwe cyonyine Yesu yangaga ku isi cyari icyaha. Kandi uburyo Yesu nawe yari afite urukundo rukomeye cyane, nuko yemeye gupfira abantu kugira ngo icyaha kizakurweho. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu nawe ahuje kamere na se. Uko muzi yuko Imana twabonye yuko yanga icyaha ku buryo yemeye gutanga Yesu kugira ngo icyaha gikurweho. Kandi ntabwo yuko ubutabera bw'Imana budashobora gutora ku kintu cyose cyitwa icyaha, ku buryo Imana ishobora no kubaza umwana wayo ariko kugira ngo icyaha gikurweho. Ibyo bintu nibyo twabonye no kuri Kristo, uko Yesu yemeye gupfa kugira ngo icyaha gikurweho. Kandi
twabonye neza n'uburyo Yesu yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo adakora icyaha na kimwe. Imana ishimwe cyane yuko izajya iturengera ku bwa Yesu Kristo wowe wanesheje, kandi yifuza kutuneshereza nk'uko nawe yanesheje. Ndagira ngo nsoze ngira abantu inama, ndagira ngo mbwire abantu bamaze igihe mu byaha kandi banze kubireka. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe kizagera imbabazi z'Imana zikarangira, kandi ubutabera bw'Imana buzagera ku bantu bose. Imbabazi z'Imana ziracyakingukiye buri munyabyaha wese ushaka kuzakira, ariko ibyo bintu bizagira iherezo bavandimwe. Twabonye neza yuko Yesu Kristo ari ku musaraba niho ikintu cyitwa uburemere bw'icyaha bwamugezeho cyane. Muri iki gitabo nasomaga cyitwa nta uwifuzwa ibihe byose, harimo amagambo avuga ngo igihe Yesu Kristo yari ku musaraba, ngo umwijima w'icuraburindi wari ugose umusaraba wasigaye ugose umusaraba wonyine, kandi ngo Yesu yari kwiranguza ibintu byari biri mu gikombe cy'umujinya w'Imana. Cyagiye Yesu Kristo yinjiraga ahantu bita mu gashyamba ka Getsemani, agasenga abogoza amarira cyane, agasenga ibyuya bivanze n'amaraso bijojoba hasi, aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ibyo bintu ku isaha ya nyuma Yesu Kristo yarabyiranguje, kandi twabonye nuko Yesu ngo yagezweho n'ikintu cyose Imana ishobora gukorera umunyabyaha ku buryo bw'uburemere bw'uburyo Imana yanga icyaha. Kandi umuntu wese wanga kureka icyaha azagerwaho n'ubu buremere. Kandi njya mubwire yuko umuntu wanga kwikoreza umutwaro we Yesu Kristo bizasoza awiyikoreye. Ndabagira inama kugira ngo dufate umwanzuro bikitwa none. Imbabazi z'Imana ziracyahamagarira umunyabyaha wese kwihana. Ubwo ngubwo Satani agiye kukwereka impamvu zitandukanye z'uburyo kamere yawe imeze, ku buryo utabyumva neza. Satani agiye kukwereka neza yuko ibyo bintu rwose hari igihe ushobora kuba warabyakiriye kuba Yesu yarapfuye ku musaraba. Nagusomeye yuko kuba Yesu yarapfuye ku musaraba ni ibyiringiro by'abana b'Imana. Uri kwibeshya wowe uvuga yuko Yesu Kristo yaguhaye agakiza, nyamara ibyo bintu bikaba bitaragize ikintu bihindura mu mibereho yawe. Ikintu cyonyine gishobora gutuma umunyabyaha amenya yuko yihannye, twarabibonye mu cyigisho cya kabiri, ni ukuba umutima we warahindutse, maze umuntu agapfa ku cyaha. Maze kuba umuntu yarapfuye ku cyaha ni ikimenyetso cy'uko nyine ubwo atagikora, kuko umuntu nimba yapfuye n'icyaha nikiza kizasanga uwo muntu yarapfuye ntakore. None se kuvuga ko wapfuye ku cyaha ariko ukaba ugikora icyaha? Nshuti zanjye, nabinginze kugira ngo dufate umwanzuro wo gusanga Imana, kandi mu buryo bwa Mwuka w'Imana ari gukora n'imitima yacu, dufate umwanzuro wo kumusanga. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira, ngo ubuntu bw'Imana bukorane n'umutima wanyu mu izina rya Yesu. Reka n'ubundi mu buryo bwo kugira ngo dushime Imana yo irinde ubugingo bwacu, maze dusenge dusoza dushimira Imana. Reka dusenge Imana. Nanone Databuja, turagushimiye izegere hamwe icyubahiro. Tunejejwe n'uburyo wishimiye yuko umunyabyaha agusanga kandi ukamwakira. Nsabye umugisha umwana wawe wese wakurikiye iki cyigisho. Ndakwinginze ngo mu buryo bw'Umwuka Wera umurinde yuko ibishuko by'umwanzi byamutera kwirengagiza ijambo ryawe. Uzakorane n'umutima we, kandi Umwuka w'Imana azafasha buri muntu wese witeguye gufata umwanzuro wo kugusanga. Imbabazi zawe n'ubutabera bwawe birahuye n'isanganingwe. Nubwo Satani azakoresha uburyo bwose bwo kugira ngo ibyo bintu abyice mu bantu, ariko Yesu arahari kugira ngo Umwuka we Wera akomeze atuneshereze kandi atubashije kumva neza ibintu bikwiriye. Reka buri muntu wese umuhe umugisha wawe, kandi umwana wawe wese witeguye kwakira ubuntu bwawe, umutima wawe utegure, kandi utugeze ku gihagararo cyo hejuru cyane cyo kwanga icyaha nk'uko nawe ucyanga. Ibyo byonyine nibyo bizatuma tuba mu ijuru tukabanayo nawe. Ntabwo uzasubiza icyaha mu ijuru, kuko icyaha ucyanga urunuka. Turagusabye kugira ngo utere umutima wacu kwanga icyaha nk'uko nawe ucyanga. Tubyatse Imana twizeye Yesu Kristo. Amen.